Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kugakosora ikizame kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzagire amanota meza kandi bitatugoye. Ikintu usabwa kujya dukosora ikizame nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, gafata ikaramu, kagenda wandikaho igiso cya nyacyo. Murabizi ikibazo kimwe kiba gifite ibisubizo bine, rero ugahitamo igiso cya nyacyo ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo nukubuza ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 935 16 26 tukagufasha kubona code mu gahe gatoya ku biciro biri hasi cyane. Murabizi no channel niyo kugira ibafashe iborohereze serivisi zose zo kugira ngo mubone runo ruhushya rw'agateganyo ndetse n'uruhushya rwa burundu bijye biba byaraboroheye. Niyo mpamvu twabashyiriyeho na gahunda yo kubigisha online abantu bitashobokera ko baza mu shuri, aho tubigisha muri kure naho ku biciro biri hasi cyane, kuko icyo tuba dushaka bari insinzi yanyu. Ibindi byo nukubusaba gukanda subscribe kugira ngo isomo rishya nshyizeho ryo kugira ngo mubashe kumva bino bibazo biba byakozwe cyangwa ikizame gishya gikozwe mujye muhita mukibonera ku gihe. Ndakeka ko rero wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo iyo umuhanda ugabanyijemo ibisate bibiri kandi ugendwamo mu byerekezo byombi, umuyobozi abujijwe. Mu muhanda nka yino mihanda isanzwe ufite ibyerekezo bibiri, none bari kukubwira ngo iyo ugendwamo mu byerekezo byombi umuyobozi abujijwe iki? Iravuga ngo kugenda mu gisate cy'iburyo, beka ngo kunyuranaho, seka ngo kugenda mu gisate cy'ibumoso, deka ngo ibisubizo byose nibyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi, ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D. Igisubizo cy'ukuri hano nta kindi ni C, kugenda mu gisate cy'ibumoso. Murabizi mwese mu Rwanda dukoresha igihande cy'iburyo iyo turi kugenda mu nzira nyabagendwa, rero biba bibujijwe ko wagenda ugendera mu gisate cy'ibumoso. Ariko igisate cy'ibumoso ushobora kugikoresha ugiye kunyuranaho, ugeze hari imirongo yera icagaguye iri mu muhanda, cyangwa ugiye guhindura icyerekezo. Ariko uri gukomeza kugenda atari ibyo ngibyo ugiye gukora, biba bibujijwe kugenda mu gisate cy'ibumoso. Mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikire cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26 tugufashe kubona code izo arizo zose ukeneye, zaba ari iz'uruhushya rw'agateganyo cyangwa ari iz'uruhushya rwa burundu, tugufashe kuzibona mu gihe gitoya ku biciro byo hasi. Ikindi mbibutsa ko ukeneye ko tukwigisha bitewe n'imiterere y'akazi ukora, bitagukundira kuza ngo twigane mu shuri, naho tutwandikira kuri 0789 935 16 26 tukajya tukwigisha mu buryo bwa online uri kure. Tuba dufite dokima zagufasha, aho ushobora kwiga icyumweru kimwe cyangwa icyumweru kimwe n'igice bitewe n'umwanya uba wampaye, ukaba wagenda mu kizame gukorera provisoire ukayibona kandi bitakugoye. Ibyo byose aba ari ku giciro cyo hasi cyane, kuko icyo tuba dushaka aba ari insinzi yanyu. Rero ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo se, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kabiri, kirabaza ngo icyapa kimenyesha kugendera mu muhanda ubisikanirwamo gifite iravuga ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Beka ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Seka ngo ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Deka ngo ishusho y'uruziga mu ibara ritukura, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umukara. Akenshi kino cyapa kikumenyesha ko ugeze mu muhanda ubisikanirwamo, bagishyiraho uvuye mu muhanda w'icyerekezo kimwe. Noneho bakakubwira ko wageze mu muhanda ushobora kuba wabisikaniramo. Rero none kino cyapa kiba giteye ku buhe buryo? Tegereza neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cya nyacyo uri kubona ari A, ese uri kubona ari B, ese uri kubona ari C cyangwa uri kubona ari D? Hano rero igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B, ishusho ya mpande eshatu mu ibara ritukura, ubuso bwera n'ikirango cy'umukara. Mbibutsa ko ibyapa biteye gutya biri mu bwoko bw'ibyapa buburira. Ndakeka ko rero bamaze guhitamo
Igisubizo cya B ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Niba utari wabona video y'ibyapa n'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, nayo muri bwa buryo bwo gushyiraho amasomo yo kugira bafashe kumva bino bibazo, nabategura iryo somo ryo ku byapa, amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Wasubira kuri YouTube channel yacu cyangwa ukareba muri comment ya mbere aba ari iyo link ikugeza ku ibyo byapa. Rero ndakeka ko wari wamaze guhitamo B, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatatu kikakubaza ngo ku muyobozi w'ivatiri iki cyapa kivuze iki? Tegereza neza, icyapa dufite gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Ese ku muyobozi w'ivatiri iki cyapa kivuze iki? Iravuga ngo kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje kilometero 5 mu saha. Beka ngo nta burenganzira kimpa mu gihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru ya tone 5. Sega ngo ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa imodoka zipima tone 5 no kurengaho. Beka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 078 935 16 Impamvu ndi kubivuga nuko hari abantu bajya bampamagara bakambwira ibibazo byarajemo, ahubwo bikaba byangora kugira manze mbibakemurire, bikansaba kujya kwandikira irembo, ariko nk'iyo tubibakoreye ibyo bibazo ntabwo bizamo. Rero mujye mutwandikira kuri 078935 16 tubafashe kubona kode mu gihe gitoya. Unakeneye ko tukwigisha by'umwihariko bitewe n'imiterere y'akazi ukora, wenda ukora akazi kagusaba gutaha nijoro, ntabwo wabona ko ukuntu waza ngo twigane mu ishuri, naho uhita utwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri iyo nimero tukagufasha, tukajya tuguha amasomo, ukajya wiga waraduhaye amasaha ubonekaho, nawe mu gihe gitoya ukagenda ugakora ugatsinda. Ibyo byose bari ku biciro byo hasi cyane. Ikibazo rero hano cy'ukuri nta kindi ni se ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa imodoka zipima tone 5 no kurengaho. Kiriya cyapa uri kubona cyanditsemo 5 na toni, hari abiba bishatse kuvuga ko bireba toni, imodoka zipima toni 5 no kurengaho. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ndashaka gukata ibumoso, imodoka y'icyatsi yaje irahagarara, ninde ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere? Tegereze neza, uri imbere ya yino mirongo, icyo kinyabiziga cy'icyatsi ni kiriya kiri imbere yawe. Ese ushaka gukomeza, ni wowe ufite uburenganzira bwo kuba yatambuka mbere mwa rino sangano tugezemo. Iravuga ngo mfite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Beka ngo imodoka y'icyatsi ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Sega ngo twese nta burenganzira bwo gutambuka mbere, gusa tugomba gutambukana ubwitonzi. Beka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Uri umuyobozi w'ikinyabiziga, ino mirongo iri mu muhanda y'umweru n'umukara ikuri imbere, uri kubona kiriya kinyabiziga cy'icyatsi kiri kureguka. None ninde wemerewe gutambuka mbere mwa rino sangano? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cya nyacyo nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Imodoka y'icyatsi ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Impamvu ino modoka y'icyatsi ariyo ifite uburenganzira bwo gutambuka mbere, urabona ko yo ni wowe ugiye kuyisanga muri uriya muhanda, kandi ubwo uramanza ureke itambuke kubera ni wowe ugiye kuyisanga mwa ririya sangano. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo B, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza, icyapa dufite gifite umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo. Ese kino cyapa gisobanura iki? Iravuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere. Beka ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Sega ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. Beka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Nkibutsa ko bino byapa bakunda kubibaza, iyo batabikubajije mu buryo bw'amashusho babikubaza mu buryo bw'amagambo. Niyo mpamvu ugomba kuba uzi ubusobanuro bwa buri cyapa ukamenya aho bitandukaniye. Ese kino cyapa gisobanura iki? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Icyapa nta kindi gisobanuye ese kukubwira ko ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo A, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni. Bibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ikinyabiziga cyose gifite moteri kiba kibifite, ntabwo ugenda uri gupima
ahubwo uba uri kureba umuvuduko uri kugenderaho mu saha. Bakakubwira ati nukomeza kugendera kwa uno muvuduko mu saha urajya uragendera ku muvuduko ungana gutya. None bari kukubwira ngo iyo nta mategeko awugabanya, by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni uwuhe? A iravuga ngo kilometero 70 mu saha, C ikavuga ngo kilometero 40 mu saha, C ikavuga ngo kilometero 25 mu saha, D ikavuga ngo kilometero 20 mu saha. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo rero hano, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C, kilometero 25 mu saha. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya karindwi kirabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na minisitiri ushinzwe gutwara ibintu n'abantu, uburemere ntarengwa bwemewe ku kinyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ni? A iravuga ngo toni 12, B ikavuga ngo toni 16, C ikavuga ngo toni 10, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ni ubuhe buremere ntarengwa bwemewe ku kinyabiziga bifite imitambiko itatu? Tegereze neza rero hano, usubizanye ubwitonzi, igisubizo cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Bibutsa ko nubwo tuba turi gukosora ikizame nka gutya cyakozwe, uramutse igizemo ikibazo wenda ukabura umuntu ugusobanurira, naho uhita uduhamagara kuri 0789351626 tukagusobanurira icyo kibazo uba wagize, tukagigusobanura mpaka ucyumvishe. Ikindi serivisi yo kugusobanurira aba ari ubuntu. Murabizi intego yacu bari kugira ngo mubyumve mukore rimwe mutsinde. Rero ndakeka ko uramutse ugize ikibazo utatindiganya kuduhamagara tukagusobanurira. Hano rero igisozo cya nyacyo urabona ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisozo cya nyacyo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisozo cya nyacyo nta kindi ni toni 12. Mbibutsa ko toni ni urugero rw'uburemere, toni ni urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Zino ngero ndabizi ko mukunda kuzibona, niyo mpamvu uba ugomba kumenya ukuntu ingero zihinduranya. Hari abavuze ngo toni 12 ni nk'aho bakavuze ngo ibiro 1200. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo harimo indi myanya birabujijwe gutwara ku ntebe z'imbere y'iyi modoka abana bafite imyaka ikurikira. A iravuga ngo imyaka 10, B ikavuga ngo imyaka 12, C ikavuga ngo imyaka 7, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi hari imyaka umwana ageramo agakubagana cyane, rero uwo mwana uba wamwicaza imbere ku ntebe y'imbere, bikaba byaguteza ibyago, wenda akaba arakubaganye agahita akora nk'akantu kagatuma ahita gukoresha impanuka. Niyo mpamvu hari abana baba babujijwe kuba bakwicara kwa ziriya ntebe z'imbere zo mu kinyabiziga. None abo bana bari kukubaza ngo nihe myaka baba bafite. Hano haravuga ngo A ni imyaka 10, B ikatubwira ngo ni imyaka 12, C ikatubwira ngo ni imyaka 7, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero, usubizanye ubwitonzi kugira ngo tuze kureba amanota turagira kuri 20. Hano igisubizo cya nyacyo rero nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B, imyaka 12. Umwana uri munsi y'imyaka 12 biba bijujwe kumushyira ku ntebe y'imbere iyo mu kinyabiziga harimo indi myanya yakwicaraho. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo B, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za rumoroki zikururwa nabyo iyo ibiziga byambaye inziga zihagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero 4. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. A iravuga ngo ku binyabiziga by'ingabo, B ikavuga ngo ku binyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 mu saha uvuye aho ziba, C ikavuga ngo ibinyabiziga bya polisi, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba.
Ikibazo cya 10 kikabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri dukurikira. A iravuga ngo 2, B ikavuga ngo 3, C ikavuga ngo 1, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Duhanagura kirahuri ni nka kwa kundi imvura igwa tujya duhanagura amazi nitwo bita uduhanagura birahuri. None ikinyabiziga nibura kiba gitegetswe kuba gifite tungahe? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A 2, ese hano igisubizo cy'ukuri ni B 3, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C 1, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri 1. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenga ibipimo bikurikira. A iravuga ngo iby'inyuma ni metero 3.40, B ikavuga ngo iby'imbere ni metero 2.50, C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Mbibuza ko bino bibazo tuba turi gukosora iyo bagiye kubibabaza mu kizame ntabwo bahindura. Wajya mu kizamu ugasanga ahubwo wakosoye nka kino kizamu ugasanga hajemo nk'ibibazo bigera mu bibazo 5, 7. Niyo mpamvu kugira ukore rimwe utsinde nta yindi banga nuko warabonye imyitozo yagije kwa bino bizame biba byakozwe. Ahasigaye wagira ikibazo ugahita uduhamagara tukagusobanurira kugira ngo nawe nugerwaho uzatsindire ku manota yo hejuru kandi bitakugoye. None bari kukubaza ngo ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntigishobora kurenza ibipimo bikurikira. Baduha ibipimo hano, none ugiye guhitamo iso cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi, ndakeka ko wamaze kugihitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Murabizi kino kibazo neza kibajije gutya ni gutya bakibaza, ariko hano iby'imbere bibari metero 2.70. None bahinduyeho uduce dutoya ariko gihita kibe nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko igisubizo cy'ukuri cyakagombye kuba B, imbere ni metero 2.70. None hano bavuze ngo ni metero 2.50. Ndakeka ko mubonye impamvu igisubizo cy'ukuri gise kiba D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo umurongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda, umusezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa inkengero y'umuhanda yegutse, uvuga ibi bikurikira. A iravuga ngo guhagarara umwanya muto birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo. B ikavuga ngo guhagarara umwanya muto n'umunini birabujijwe ku burebure bw'uwo murongo. C ikavuga ngo aho bahagarara umwanya munini cyangwa muto. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ese uyo murongo w'umuhondo ucagaguye uciye ku nkombe nyayo y'umuhanda, umusezero w'inzira y'abanyamaguru cyangwa inkengero y'umuhanda we yegutse, uvuga iki mwa bino bintu 4 baduhaye bikurikira? Kigereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Isubizo cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndatekereza ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikibazo cy'ukuri ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo ibyapa bibuza n'ibitegeka bikurikizwa gusa aha hakurikira. A iravuga ngo mu masangano, B ikavuga ngo mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati yaho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. C ikavuga ngo ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya. D ikavuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. B mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati yaho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho, ndetse na C ibyo byapa bishyirwaho hakurikijwe intera ibitandukanya, bikaba ari ibisubizo bya nyabyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Itegereze neza rero uhitemo iso cya nyacyo ucyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese igisubizo cya nyacyo ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano kamanzu kamenya se ibyapa bitegeka biba bimeze ute, ibyapa bibuza biba bimeze ute. Ibyapa bibuza biba bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bwera cyangwa bw'umweru, noneho ibirango by'umukara. Naho ibyapa bitegeka byo biba bifite ishusho y'uruziga,
ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ibyo nibyo byapa bitegeka n'ibibuza, ndakeka ko umenye aho bitandukaniye. None bari kukubwira ngo bikurikizwa gusa aha hakurikira. Ni hehe none mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Mu gice cy'inzira nyabagendwa kiri hagati y'aho bishinze n'inkomane ikurikiyeho ku ruhande rw'inzira bishinzeho. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Iravuga ngo amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B ngo tugarura muri 2. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ndibuza ko hari ikintu ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko, ucyandika muri comment, tukazagiteguraho isomo, tukazarishyira kuri YouTube kugira ngo mwese mujye mubibonera ku gihe. Kugira uhite ubibona biba gusaba gukanda subscribe kugira ngo nitubishyiraho uhite ubibona. Hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Hano rero igisubizo cy'ukuri nta kindi. Ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Igisubizo cy'ukuri hano rero nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. A iravuga ngo amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri. Utugarura rumuri 2. Ndakeka ko rero bamaze guhitamo C, ndakeka ko rero bamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo amatara maremare y'ibara ryera cyangwa ry'umuhondo agomba nijoro igihe ijuru rikeye kumurika mu ntera ikurikira ku kinyabiziga bifite moteri itarengeje ingufu zigera kuri santimetero kibe 125. Iravuga ngo metero 100. B ngo metero 75. C ngo metero 25. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanyacyo ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, metero 75. Mbibuza ko metero ni urugero rw'uburebure, aho metero imwe ingana na santimetero 100. Ndakeka ko zino ngero mukunda kubona bari kuzikoresha, niyo mpamvu turi kubateguraho n'isomo isaha n'isaha dushobora kuyishyiraho. Tuba turi kuyabategurira kugira ngo murusheho kumva bino bibazo bitabagoye, kugira ngo nimugerwaho muzatsinde ku manota hejuru kandi bitabagoye. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihugiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda, kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo, zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. A iravuga ngo irangi ry'umuhondo ngarura rumuri. B ngo irangi ry'umweru ngarura rumuri. C ngo irangi risa n'icunga rishije ngarura rumuri. D ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, hanyuma uhitemo igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Bibusa ko ibikoresho ngarurarumuri akenshi ntabwo biba byo bicana, ahubwo iyo urumuri rw'ikinyabiziga rwawe rukubiseho bisa nk'ibyatsi. Noneho rero rangi ngarurarumuri naryo birumvikana ntabwo irangi cyaka, ahubwo n'uri gutwara ikinyabiziga cyawe mu nzira nyabagendwa ugacana kuri iryo rangi ngarurarumuri uzabona risa nkaho ryatse bitewe n'ibyo bashaka kukubwira. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi biba bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragarira nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Impamvu biba bigomba kumurikwa cyangwa bikagaragazwa ni ukubera iki? Nuko gari ya moshi murabizi ntabwo ihagarara, iyo yaje ikintu kiri mu nzira cyose igicaho. Hari n'imihanda rero iba yambukiranya, kubera iriya mihanda ya gari ya moshi ifata ahantu hanini, hari imihanda igenda yambukiranya iyo mihanda ya gari ya moshi. Ariko iyo gari ya moshi igiye gutambuka bahita bashyiraho
amatara aburira y'umutuku aba ari kugenda myatsa, bakakubwira ko niba uri ikinyabiziga ukaba ugiye kwambukiranya uwo muhanda wa gari ya moshi, uba ugomba kumanza ugahagarara ikamanza igatambuka, kuko yo ntabwo ihagarara. Rero no kugira ngo bakwereke inkomane y'inzira nyabagendwa ya gari ya moshi, biba bigomba kugira ukuntu bigaragazwa kugira ngo niba wari ugiye kuyambukiranya ube wabiboneye ku gihe. Aravuga ngo mu ntera ya metero 200, bega ngo mu ntera ya metero 250, sega ngo mu ntera ya metero 300, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kuko hano ahubwo iyo gari ya moshi igiye gutambuka biba bigaragazwa n'amatara aburira y'umutuku nk'uko nari maze kubibabwira. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 18, kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereza neza, icyapa dufite gifite ishusho ni uruziga, ubuso bw'umutuku n'ibirango by'umweru. Iravuga ngo hanyurwa mu cyerekezo kimwe, deka ngo ni hanyurwa, seka ngo umuhanda udakomeza, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi, hanyuma iso cya nyacyo cyandike ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano urabona igisubizo cya nyacyo cy'ukuri ari ikihe? Ndatekereza ko rero wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cya nyacyo ese ni A, ese ni B, ese ni C cyangwa se ni D? Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni kino cyapa, mbibutsa ko kiri mu bwoko bw'ibyapa bubuza. Ni B, ni hanyurwa. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku gapapuro. Kino cyapa iyo kibonye kiba kikubwira ko hatanyurwa, iyo ari wowe uri kukibona kikubwira ko weho utemerewe kuhanyura. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 19, kikabaza ngo ikimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Tegereze neza, bibutsa ko n'ibimenyetso byo mu muhanda iryo somo narabibateguriye, riri kuri YouTube channel. Niba ari bwo bwa mbere ugeza kuri YouTube channel yacu, wasubiraho ukarireba kugira ngo urusheho kumva bino bibazo kandi bitakugoye. Ikimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Iravuga ngo umuyobozi abujijwe kurenga umurongo wera ucagaguye kiretse mu gihe bitateza icyago. Beka ngo birabujijwe kunyuranaho, seka ngo biremewe kunyuranaho ariko nturenge umurongo wera ucagaguye, deka ngo birabujijwe gusubira inyuma. Ese kiriya kimenyetso kiri mu muhanda kivuze iki? Ni umurongo wera urombereje ariko ucagaguye. Ese kivuze iki? Ndakeka ko rero wamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Ese hano igisubizo cy'ukuri uri kubona ari A, ese hano igisubizo cy'ukuri uri kubona ari B, ese hano igisubizo cy'ukuri uri kubona ari C cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri uri kubona ari D? Igisubizo cy'ukuri hano rero nta kindi ni A, umuyobozi abujijwe kurenga umurongo wera ucagaguye keretse mu gihe bitateza icyago, ugiye kunyuranaho cyangwa ugiye guhindura nk'icyerekezo ariko ukabona ko bitateza icyago. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma, kirabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza. Iravuga ngo hanyurwa n'amagare na velomoteri, beka ngo ahanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende, sega ngo ahanyurwa n'abanyamaguru, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Kode iyo waba ushaka yose, ariyo gushaka uruhushya rwa burundu cyangwa se gushaka provisoire, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789351626 tukagufasha kubona kode mu gahe gatoya ku biciro byo hasi. Ikindi ushobora no kwitwandikiraho cyangwa ukayiduhamagara ukeneye ko tukwigisha by'umwihariko bitewe n'imiterere y'akazi ukora, bitagukundira ko uza mu ishuri ngo twigane. Hano rero babona igisubizo cya nyacyo ari ikihe? Ndatekereza ko rero wamaze guhitamo iso cya nyacyo, ndatekereza ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, ahanyurwa n'abanyamaguru. Ya mirongo ibiteganye n'umurongo ugabanya mu muhanda mo kabiri abaherekana ahanyurwa n'abanyamaguru. Ndakeka ko kino kizame dukosoye hari ikintu kigufashije. Niba ukeneye ibindi bizame kujya ubibonera kugiye biba byakozwe, kanda subscribe aho hasi. Noneho ikindi hari ikintu ukeneye ko tukwigisha ucyandika muri comment. Ibindi niba uri hafi gukora amahirwe masa,
ndabakunda cyane. Uramutse wagize ikibazo naho uhita uduhamagara kuri 0789 935 16 26. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane.